ndabakiriye mwese bene data mwese aho muri abavandimwe inshuti abantu baje hano bwa mbere hano kuri Puregold TV mwese ndabakiriye mbahaye ikaze kuri iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi kandi mbasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbamenyesha ko kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi muri kukigezwaho na Jose. Uyu munsi ngiye kubakiriza ibintu bikonje kubera ko harashyushye cyane. Ndabakiriza kaji uyu munsi, ntabwo mbakiriza icyayi kuko kenshi nkunda kubakiriza ka cyayi. Yewe ka cyayi burya niko kandeze ka cyayi ndagakunda cyane, niko kandeze rwose. Ababyeyi banyu bangiriye neza bakayivuga ka cyayi, bakundaga cyayi na kofi, ariko njye nkabona icyayi cyane, nkunda ka cyayi pe. Ariko uyu munsi mwese abo turi kumwe ndabakiriza kaji, nta rukori ririmo, ni kaji karimo kayisi kuko harashyushye cyane. Mwese rero mbakirije kaji kabagereho bene data. Kaji rero nagakoresheje siro ya marakuca, nawe wayikorera, si ngombwa kuyigura, wayikorera. Ndangije rero mvangamo n'akandi kantu karyoshye cyane, cyakora ko ntabwo nzi kugakora, kitwa rayibina. Rayibina wayigura muri supermarket aho waba uri hose, zirahari. Nutayibona uzambwire nzakoherereza turasangira bene data, twafatanya. Udashoboye kuyibona wambwira kakakoherereza kakugeraho. Okay, Imana rero duha umugisha, duhana umugisha. Mwese ndabakiriye. Nubishobora, iyo mbishoboye nshyiramo akadimu gatuma birushaho kuryohora. Yoza indimu ukayikata ugakamuriramo muri ji yawe, biraryoha cyane. Ubundi hari akandi kabanga ushobora gushyiramo kitwa tonic water, uvuga ko ari akabanga kanako ushyiramo duke cyane muri ji yawe, nabyo bikagufasha kumera neza mu gihe hashyushye, kakamanuka wumva umerewe neza mu mubiri. Ibyo nabyo tubishimira Imana cyane kuko iduha ibyo kunywa bidufasha mu gihe hashyushye nk'uko. Imana itugirire neza. Mwese rero ndabakiriye rwose, dukomeze turyoherwe n'akaji. Turimo kandi twumva ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi rero tugiye kurebera hamwe n'ijambo ryerekeranye n'umwuka wera. Umwuka w'Imana ari muri twe, umwuka w'Imana ari hamwe natwe. Umwuka wera ni isezerano ryacu. Umwuka wera abana natwe kudufasha mu buryo bwinshi. Umwuka wera ni isezerano Yesu Kristo yasize asezeranye n'intumwa ze za mbere. Ariko hari inkuru nzashaka kukubwira. Ntabwo umwuka wera wagarukiye ku ntumwa ze za mbere gusa, ahubwo nawe nanjye ni uwacu, ni isezerano ryacu bene data. Natwe niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iri sezerano ni iry'abana banyu, namwe muzizera, bazabakomokaho bose n'abuzukuruza n'iki, ni iryanyu. Niwizera Yesu Kristo ukamwakiraho umukiza wawe n'umwami, ukumva ko wakijijwe, wakira agakiza, wahindutse icyaremwe gishya, menya ko izi mbaraga tugiye kurebera hamwe zakoranye n'intumwa za mbere, nawe zakorana nawe umunsi wa none, nanjye zikorana nanjye. Reka rero tubyizere kandi tubyakire kuko uyu mwuka w'Imana arashaka gukorana nawe uyu munsi wa none. Uyu munsi rero nagira ngo dufatanye amagambo ari mu byakozwe n'intumwa ibice 3, turebe ukuntu hari abantu b'Imana, Petero na Yohana, umwuka wari yakoresheje maze bakiza umuntu wari waravutse aremaye. Uwo mugabo wari waravutse aremaye yarageze mu myaka 40, bamuterura iwabo, bamuterura wenda abavandimwe be n'inshuti, bakagenda bakamwicaza ku rusengero aho abantu bacaga bajya gusenga. Bukiye rero Petero na Yohana bari buzuye umwuka wera, baza kuza guca kuri icyo kirema bakicaye aho ngaho ku rusengero ngo rwitwa Ryiza. Bahanyuze abasaba udufaranga kuko nicyo yari yaramenyereye, gusabiriza. Abantu bamwe bavuga ngo gusega, ariko nyine navuga ko nyine yari akeneye, ntashobora gukora, nta kintu yakora kuko yari yaravutse aremaye.
aho rero ntiwamurenganya, ntabwo wavuga ngo yarasegaga, ahubwo yasabaga icyo kurya umuntu yamwumva. Petero yamugiriye impuhwe we na Yohana kuko bari buzuye imbaraga z'Imana. Baramubwira ati dutumbire turebe nuko arabareba ategereje wenda ko hari akantu bamuha k'agafaranga. Aravuga ati rero twebwe turakubwiza ukuri, ifeza ntazo dufite, ibyo dusaba by'amafaranga ntayo dufite, ariko hari ikintu tugiye kugukorera, icyo dufite turakiguha, kandi icyo kintu tugiye kuguha uri busange kikurutira ayo mafaranga usaba. Amen. Icyo kintu bamukoreye ni ikintu cy'igitangaza cyane, kandi ntabwo ari bo bakikoresheje, ahubwo ni Umwuka Wera ndimo mvuga, wa wundi Yesu yasize asezeranije intumwa, wa wundi wamanutse akuzura intumwa, uwo ni wo wari uri muri Petero na Yohana, maze arabakoresha. Babwira cya kirema cyasabirizaga amafaranga, barakitubwira ati dutumbire. Akibatumbira, kikibatumbira cya kirema ntabwo cyongeye kuba ikirema, habaye ikintu cyitwa inkuru nziza, habaye ikintu navuga transformation, habaye ikintu cy'igitangaza. Cya kirema niyo cyongeye kwitwa ikirema, cyiswe umuntu muzima. Baramubwira ati haguruka ugende. Ako kanya cya kirema kirahaguruka, uburema burakira, ahindurirwa amateka. Amen. Yahise aba muzima. Uwo mugabo wari umugaye, wari uremaye, yarabivukanye, abimaranye imyaka 40, yahise aba muzima ako kanya. Amen. Vuga uti amen. Imana ishimwe cyane. Bene data, uwo mwuka turawukeneye, izo mbaraga turazikeneye umunsi wa none, kandi ni izacu, twarazihawe n'amasezerano yacu. Reka rero tuzikoreshe. Ujye hanze nuhura n'umuntu usabiriza arwaye, niyo wenda atarwaye asabiriza, umubwire uti haguruka ugende, Yesu aragukunda. Ntuwongere gusabiriza, maze mugane ijambo ry'Imana, nakire n'agakiza. Hariho n'abasabiriza batanarwaye, ari ingeso gusa cyangwa ari ukwiheba. Abadayimoni baramweretse ko adashobora gukora, baramweretse ko adashobora kugira ikintu yakora. Aho ngaho rero wamuhagurutsa ukamuti mu izina rya Yesu, haguruka ugende, ujye ku kazi, ujye kwiga. Haguruka uri muzima. Yesu yamubohora. Hariho bakeneye no kubohorwa mu mutima, mu mitwe yabo, muri bo, kubera abadayimoni bababoshye. Imana irashaka ko we nanjye umunsi dukora, kuko icyo gihe Petero na Yohana bamaze gukiza mu izina rya Yesu iki kirema, habaye ibitangaza. Abantu barakijijwe, abizera bariyongereye, habonetse icyo nakwita opposition icyo gihe cyopoza Petero na Yohana, abakuru b'itorero, abakuru b'amadini, n'abanditsi. Muri icyo gihe barateranye, baraza barabataka, baravuga ati ninde ukije umuntu? Izo mbaraga muzikuye he? Mumukije mu izina ryande. Ariko Petero na Yohana nubwo bagize atake, nubwo bagize opposition barwanya ku bantu bo hejuru, ntabwo bacecetse, ntabwo bacitse intege, ntabwo bahagaze, ahubwo byabateye noneho imbaraga zo kurushaho kuvuga ubutumwa bwiza, bwo kurushaho kubabwiza ukuri kukijije icyo uwo wari ikirema, ko ari Yesu Kristo, ko ari mu izina rya Yesu wabikoze. Barushaho kuvuga ubutumwa bwiza, ndetse barushaho kubona umwanya wo kuvuga ati wa wundi mwishe, wa wundi mwabambye, ariko Yesu, Imana Data yaramuzuye. Wundi Yesu Kristo mwabambye niwe umuzuye, ni mu izina rye uyu mugabo akize. Yari ikirema ariko none ni muzima, aragenda, arasimbuka, ashima Imana, nawe yahise ahinduka uwizera. Kandi icyo gihe habonetse ububyutse kubera izo mpamvu, kuko Umwuka Wera yakoze ibikomeye. Habonetse ububyutse, abantu benshi barihana. Uko Petero na Yohana bigishaga ijambo ry'Imana, bavuga kuzuka kwa Yesu n'imbaraga zamuzuye, niko abantu biyongeraga icyo gihe, abakijwe bakaboneka. Amen. Dusoma ko habonetse 5,000 n'abandi buri gihe, kandi icyo gihe babaraga abagabo gusa, ntibabaraga abadamu bakijijwe n'abana. Ni ukuvuga ngo hakizwaga n'abantu benshi cyane, ushyizemo n'abagore n'abana barenga n'ibihumbi 10 nko ku munsi. Ibi bihe rero mwene data, turi kumwe ukunda Yesu, wowe ukunda ijambo ry'umunsi, wowe ukunda Puregold TV, dukore ibiganiro by'Imana, niyo abakristo bizera, niyo ukunda ukaba ukunda Imana. Reka dusabe Umwuka Wera, duce bugufi,
dusaba Imana ko n'isezerano ryacu n'iryawe nanjye reka dufatanye ni ukuri ibi bihe turabikeneye dukeneye ububyutse dukeneye kubona abantu biyongera dukeneye kubona abantu bakira dukeneye kubona abantu babohoka b'abadayimoni bakavamo ibitangaza bigakoreka abantu bakihana abanganaga bagakundana Satani araturwanya akazanamo ibintu by'ibice mu itorero akazana ibintu byo kwangana abantu b'abakristo Imana itubabarire itugire neza haboneka ububyutse ndabushaka atari ukugira ngo ugende ubwire umuntu ngo mbabarire utabikuye ku mutima nakwangaga ariko mbabarire ibyo bibaho byo kwikiza bya nyirarureshwa ariko hari igihe imbaraga z'Imana zamanutse ibirozi bigatwikwa abantu bakihana ibyo bintu nigeze kubibona kera dufite igiterane cy'urubyiruko abantu barihana abana bari bambaye ibintu iwabo babahaye by'inzaratsi barabitwika icyo gihe turabitwika ndabyibuka nari nkiri mu myaka mike cyane 10 n'iyindi hani 5 n'itandatu ariko ibyo bihe sindongeye kubibona bene data ndasabye Imana ndayisenga ubu guhagaruka ububyutse ibintu nk'ibyo ntabwo ari umuntu ubikora ahubwo umwuka wera yabuzaga umuntu gusinzira agakuramo ibyo bintu yambariye akabitwika tukabitwika tugashima Imana n'uyu munsi wa none ndashaka kubibona Yesu Kristo ko yarari kera n'uyu munsi niko ari umwuka w'Imana wabikoraga kiriya gihe cya mbere n'uyu munsi ariho niko ari ntiyahindutse hahindutse wowe hahindutse isi ariko Yesu aracyakora Yesu aracyariho aha rero niho mpiniye tuzakomeza tureba imbaraga z'Imana ukuntu zikora natwe tuzifuze yewe nahawe umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza wo kubwiriza abantu inkuru z'agakiza no kuvuga ibigendanye n'umwuka wera ukuntu ari utubashaka agakora ni ukuvuga nihaye izina rivuga ngo Jose ndi umukangurambaga gukangurira abantu gusenga gukangurira abantu gusoma ijambo gukangurira abantu kuvuga ubutumwa bwiza no ukwireka tugerageze dukora iyo bwabaga turebe ko natwe hari ikintu cyakorwa muri generation yacu ko twabonamo ububyutse nicyo nshaka nanjye untangirireho hari benshi tudashobora kuvugana kubera diviziyo y'isi yajemo y'ibyaha ibyo bintu ndashaka ko byashira hari benshi usanga umwe akeka undi uyu sinamutumira ibyo bintu biveho reka rero dusenga Imana umwuka wera bari buza akureho izo diviziyo akureho ibyo rwikekwa akureho izo nzangano Imana itugire neza bene data dukeneye icyo twita kumeneka hari ugukizwa hari no kumeneka ariko ibyo ntawe ubyiha ushobora kubigerageza ntibikunde bigatanga ubusa ariko umwuka w'Imana iyo yaje agatwika aratwika bikavaho wa muturanyi wawe mutavugana mukongera mukavugana iyo umwuka wera yaje wa wundi muturanye mudahana amazi mukayahana wa wundi uri munsi y'urugo ubona ukavuga uti natambuke ndahita ari uko agiye icyo kintu kigomba kuvaho ariko kigomba gukurwaho n'ikisi umwuka w'Imana amanuka azatwike ibyo bintu byose maze tugire ubumwe haboneka ububyutse bene data kuko wowe nanjye twarakijijwe twakira agakiza uyu mwuka wera turawufite ariko nta bitangaza tubona kukise kuko habuze ikintu cyitwa ubumwe Pawulo n'abandi bafatanyaga babonaga ibitangaza kubera ubumwe intumwa za Yesu ngo zafatanyaga byose zigasangira byose ugasanga bafite ubumwe hagati icyo nicyo Yesu ashaka kuko ngo Imana na Yesu ni umwe natwe rero tugomba kubakurikiza kuko warakijijwe naye nakijijwe reka rero dusenge dufatanye gusenga bene data dusaba ubumwe bw'Imana dusaba umwuka wera ngo aze abane natwe kuko nta kindi kintu ngiye nabona nakora kindi keretse gupfukama tukicisha bugufi tugasaba Imana ikaza ikadufasha reka rero dusenge n'ukuri dusaba Imana yohereza umwuka wayo aze muri twebwe umwuka wayo aze adufashe umwuka w'Imana aze adufashe abane natwe nta kindi navuga nabona keretse gusenga Imana ikaze ikatwifashiriza bene data reka rero dufatanye gusenga mu mbabarire rwose dufatanye niba akanya gatoya dusaba Imana kugira ngo yohereze umwuka wayo aze adufashe umwuka w'Imana abane natwe n'abantu gushyira mu akaririmbo akakayemo k'umwuka wera Thank you, precious Holy Spirit, that you are here in this the place. Spirit of God would come down and fill me and you
then we see miracles happening. Reka nukuri dusaba umwuka wera ze niwo tubasha gukora ibitangaza nk'ibyo Yohana na Petero bakoze. Birashoboka. Dusaba umwuka w'Imana. Mana ngwino, mwuka wera ngwino, tumanukire muri umwanya wa nonaha dushobore kubona ibitangaza. Dukeneye ububyutse, dukeneye imbaraga zawe. Ngwino Holy Spirit, come Holy Spirit, come you fill us, come Holy Spirit. Turagushimye ko ubikoze, turakoze mu izina rya Yesu. Jesus name I pray, amen. Byose bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Komeze wumva aka karirimbo agufashe ko mu Cyongereza. Imana ikuvugisha, tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda mwese. Bye bye. Let's